Murakoze, maze gukora imbonerahamwe yerekana uburyo igishoro natanze mu nkwavu kikuba inshuro zirenga 200. Namwe murebe hano. Nkuko tubizi, ukwezi kwa mbere tuzatangirana inkwavu zibyara 2, harimo n'imfizi yindi imwe. Izo nkwavu zibyara nk'uko twavuze, urukwavu rumwe rubyara abana 6. Niyo mpamvu dufashe inkwavu 2 rwose rubyara 6, havuka abana 12. Mu kundi kwezi kuzaba ukwezi ko konsa no gucutsa. Niyo mpamvu hano ubona nta nkwavu zibyara zihari, nta n'izizavuka zihari. Mu kwezi kwa gatatu za nkwavu nanone zizongera zibyare, ari nayo mpamvu nanone zizabyara abana 12. Mwibuke ko abana ba mbere iki gihe bazaba bafite amezi 2. Mu kwezi kwa 4 nanone azaba ari igihe cyo gucutsa, abana bazavuka. Mu kwezi kwa 5 havuke abandi bana 2, haboneke izindi nkwavu 2 zibyara, maze havuke abandi bana 12. Mwibuke ko abana bavutse bwa mbere hano bazaba bafite amezi kwezi 1, 2, 3, 4. Kwezi kwa 6 ntabwo zaba ari igihe cyo konsa no gucutsa, nta n'abana bazavuka. Mwibuke hano abana bavutse bwa mbere bazaba bafite amezi 5, bageze igihe nabo kubyara. Kandi mwibuke ko muri abo 12 twavuze ko 1/2 kizaba ari imfizi, ubwo izo ntabwo zizabyara, ni 6. Na 1/2 azaba ari ingore, zo zizakoreshwa mu kubyara. Ari nayo mpamvu ubona hano twafashe za nkwavu zisanzwe zitubyarira 2, twongeraho za ngorekazi zavutse mu kwezi kwa mbere 6, biba 8. Biba inkwavu zibyara 8 icyo gihe, kuko buri yose izabyara abana 6, tuzabona abana 48. Mu kwezi kwa 8 azaba ari igihe cyo gucutsa, nta n'inkwavu zizavuka. Mu kwezi kwa 9 nanone mwibuke ba bana bavutse mu kwezi kwa 3 bazaba nabo bageze igihe cyo kubyara. Ari nayo mpamvu twafashe izo dufite zisanzwe zibyara 8, twongeraho za 6 zibyara zavutse mu kwezi kwa 2. Ubwo baba inkwavu zibyara 14. Izo nkwavu 14 buri yose ibyaye 6, tubona abana 84. Mu kwezi kwa 10 azaba ari igihe cyo gucutsa no konsa, nta bana bazavuka.
kwezi kwa 11 azaba ari babandi babyara 14 twari dusanzwe dufite, za nkwavu zibyara 14 twari dusanzwe dufite, twongereho inkwavu 6 zavutse mu kwezi kwa 5 kuko zizaba nazo zigeze igihe cyo kubyara, zibe 14 twongeye 6 zibe inkwavu 20 zibyara. Izo nkwavu 20 buri rwose bibyara 6, hazavuka inkwavu 120. 120 mu kwezi kwa 12 azaba ari inkwavu zibyara, ntabwo tuzabyaza icyo gihe kuko azaba ari igihe cyo gucutsa no konsa, nta nkwavu zizavuka. Mu kwezi kwa 13 impamvu twagejeje mu mezi 13, mwibuke neza ko nkaho ukwezi kwa mbere kuzashira inkwavu zacu zibyara ari ugutwita gusa. Niyo mpamvu twongeyeho ukundi kwezi 10, ukwezi kwa 13. Ubwo rero turafata izi nkwavu mu kwezi kwa 11 20 zibyara, twongereho 1/2 zizavutse mu kwezi kwa 7. Twibuke ko impamvu dufata 1/2 ko ari uko harimo imfizi 50% n'izibyara 50%. Ubwo hano ni 24. Dufate 20 twongeyeho 24 ziraba 44. Izo 44 buri yose ibyaye 6, hazavuka abana 264. Hano rero murabona neza yuko umwaka inkwavu amafaranga twazishoyemo zo ubwazo, kugura inkwavu ubwazo yikuba inshuro zirenga 200. Ibi mubyumve neza, si inyungu muri rusange kuko zarariye, zakorewe isuku, umukozi aho ziba harubatswe cyangwa se harakodeshejwe. Ibi kwari ukwerekana ko ubwazo zo zikuba inshuro zirenga 200. Ubutaha muri video itaha tuzareba, noneho muri video zitaha tuzareba inyungu nyayo twakuyemo ibyo byose byazigiyeho. Ariko ibyo byose uko mubibona, niba ubwazo zikuba inshuro zirenga 200, ndakeka inyungu itazabura kwikuba inshuro 10 cyangwa 5. Kandi ndakeka nta business ibaho yapfa kugeza muri izo inshuro, cyane cyane twashoye igishoro kiri munsi cyangwa kingana n'ibihumbi 100. Murabibona neza ko ari inshuro zirenga 308. Ariko ubwo hano impamvu twavuze inshuro zirenga 200 nuko birashoboka cyane ko wenda ari izizapfa, yazabura wenda impfu runaka. Ariko nanone mu byibuke biranashoboka cyane ko zanarenga ziriya, kuko hari inkwavu zibyara zikanacutsa abarenze 6. Murabona rero yuko
umushinga ushobora kuba ari mwiza, ariko mbere yo kubihamya reka tubanze dukore n'andi magenzura, twige n'ibindi mu yandi mavidewo akurikira. Murakoze cyane, mwakoze gukurikira iyi videwo ndende. Twarebaga uburyo inkwavu zishobora gukuba inshuro zirenga 200 igishoro baziguze. Ubutaha tuzakomeza n'izindi ntambwe zikurikiyeho, tuzajya mu ngendo shuri ahantu hatandukanye aho batangiye gukora ubwo bworozi, tunarebe uko ibiciro bihagaze byo gukora ikiraro, ibiciro, inkwavu nziza aho twazivana. Ibyo byose mbese bikurikira umushinga nk'uko bisanzwe. Niba ukunda iyi gahunda yacu yo kubereka ahantu mushobora gushora makeya bikabasha kubabeshaho, kandi tubereka intambwe ku yindi uburyo mwabigenza, uburyo mwashyira mu bikorwa umushinga mwakunze, kanda subscribe kugira ngo buri video izajya ihagera ntizagucike. Udukurikire kandi udutere ingabo mu bitugu. Murakoze cyane.